reka ngusuze kandi gwikaze wowe udahwema kudukurikirana umunsi kundi hano kuri Dorka TV. Amahoro y'Uwiteka Imana nabane nawe nkuko ubibona muri aka kanya imbere za kamera kuri Dorka TV murahabona umumama mwiza cyane ndetse w'igikundiro wasizwe amavuta n'Imana. Ngira ngo twamwakira ubundi akadusohoza nyuma yuko adushoje tugakomeza n'izindi gahunda. Babaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana abane namwe, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Ndizera mwaramutse amahoro, n'abatameze neza pole biraza kugenda neza. Amen. Yego, nanjye muri kumva nubwo mutari kumbona ni Pastor Umubatiza. Amahoro y'Uwiteka Imana nabane nawe. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro ivuga cyangwa se igira iti imibereho y'urubyiruko rwa none mu itorero, mu madini n'ahandi hirya no hino hatandukanye, ariko cyane cyane mu madini n'amatorero. Ese wowe mukozi w'Imana, ubundi abaririmbyi urubyiruko rwatendinga amateraniro iyo ruri mu rusengero urubona muri ijusho? Namwe muri aho ngaho muraza kutubwira muri komenti. Ikindi nawe nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore share, ikiganiro kigere kuri benshi. Murakoze cyane. Dukomeza utubwira uburyo ki ubibonamo. Ego. Urubyiruko rwa none ntabwo igihari, wenda ndabivuga uko mbibona. Urubyiruko rwa none mu matorero, itandukaniro ryabo ntabwo njya ndibona. Ukibaza ni wa wundi nabonye ku ruhimbi avuga aririmba ukagira gushidikanya kuri ibyo n'imyambaro y'urubyiruko rwa none iteye ubwoba. Niba ari abazimu, niba ari abadayimoni ntabwo mbizi, ariko urabireba, wareba uba hanze, wareba n'uba mu rusengero ukabona bose ni bamwe. Erega n'abantu bo mu rusengero, urubyiruko rwo mu rusengero bigeze barutwitsi. Ese iki kintu cyo kwigira rutwitsi imbere y'Imana ntabwo byemewe. Imbere y'Imana ni uguca bugufi, ego, ukayoborwa na Mwuka Wera. Kandi hari ibintu biranga umuririmbyi iyo ari muri korali. Kimwe cyo ugomba kwambara nk'umuntu uvuga Imana. Nimba ivuga wenda baravuga bati ni ukwambara ibigeze hasi, byambare kuko niko wahamagawe. Ikibazo ngomba kukubaza ndetse n'umuntu udukurikirana ashobora kuba yatubaza ni ikibazo kigira kiti ese agakiza n'imyambarire bihurira? Imbuto ni iki? Nanjye mubaza. Njyewe ariko ndacyakubaza. Agakiza n'imyambarire, iyo umuntu akijijwe hari imirimo ya kamera aba yariyambuye. Hari ibyo aba yemerewe, hari n'ibyo atemerewe. Mu bintu atemerewe harimo no kwambara, mu bintu atemerewe harimo no kwambara ubusa, mu bintu atemerewe harimo gusambana, mu bintu atemerewe harimo gusiga. Iyo ni imirimo umuririmbyi atemerewe. Ego, bivuze ngo rero agiye kuyifata akayivanga n'imirimo yo Mwuka Wera, atandukanye n'aho ucuruza. Bivuze ngo urubyiruko mudukurikirana hano kuri Dorka TV hari imyambaro mugomba kwambara. Hari imyambaro igomba kuranga umuririmbyi mu rusengero no hanze yaho. Si umuririmbyi, ni abana b'Imana. Okay, ntacyo. Yego. Rikumva umuririmbyi ariga ashobora kugira ngo niwe twibasiye. Ni uko ngo turi gutanga ikiganiro kivuga ku myambarire y'urubyiruko muri rusange, ariko cyane cyane tugatunga urutoki ku baririmbyi ko nibo bagaragara cyane, cyangwa se nibo bagaragarira amaso ya benshi ko nibo babonwa. Noneho ikindi, ese urubyiruko hari bamwe bavuga ngo agakiza kari ku mutima, ngo nshobora kwambara iyo kanzu ndende, nshobora kwambara iyo jipo ndende, nagira hanze y'urusengero ngasambana. Wowe ubundi ni gute ugerageza kubasobanurira kugira ngo babashe kumva
umwihariko wo kugira ngo ku muntu uba wambaye imyambaro ikwiriye abana b'Imana, n'umuntu wambaye imyambaro yabarutwitsi ya style ituma nyine agaragara neza imbere y'abantu, imyambaro y'isexy. Ese wowe usobanura gute imyambaro ya gikristo n'imyambaro y'isexy? Ubitandukanya he? Aho hantu uvuze kwatandukanya biragoye. Kubona umuntu yambaye umwenda muremure ntabwo bivuze ko ashishijwe, icyo ndacyemera. Ariko mu rwego rw'abo tuvuga ko bavuga Imana, hariya cyane cyane twavuze mu rusengero, byibura nabanza ashakemo kuvuga ngo ese nambaye umwenda ugaragaza ko byibura ndi umukristo. Icyo ni kimwe. Kabiri, niba uri umuririmbyi cyangwa se uba mu nzu y'Imana, umazemo imyaka ntazi uko ingana, ukaba muri wowe utaragira ijwi rigutinyisha igikorwa cya kamere kibi gishobora gusohoka muri wowe, mbese niba utaragira ijwi rigukomanga rikubwira ngo aho ugeze hagarukira, ibyo ugiye gukora ntabwo ari byo. Ubwo nageze imbere, umwambaro ugiye kwambara ntabwo wubahishije Imana, iryo jwi niba utarifite ntabwo urakizwa, ntabwo urageraho umwami agushaka. Buriya umukristo wamaze gukebwa, reka mbyite gutya, cyangwa se umukristo wakiriye Imana mu mutima, ntabwo azambara umwenda kugira ngo ategere ko muganga wambaye nabi. Yego, ashobora kuwambara tugahurira mu nzira ukabona ari sawa, ariko b'imbere nta bumuntu afite, nta bukristo bumurimo. Aho ngaho ibyo urabihuza ute n'ijambo ry'Imana? Ukuntu tubihuza n'ijambo ry'Imana, niba koko ukijijwe, abona ijambo kuvuga ngo ubundi Imana itaragucisha mu ruganda itaragucisha mu ishuri. Ishuri uraryumva? Ubundi umukristo wese utaraca mu ishuri usanga asa n'umuntu ukijijwe mu kigare. Aba afite ibintu ataramakinga shoga ari kure, hari n'abatarekura, hari n'abatarazimukwa. Yego, ariko biterwa ariko n'ibyo wize ko garenga abana b'iyi minsi ngo yumve ko muri we harimo ngo ijwi rimubwira ngo reka kwambara ubusa, reka gusambana uri umuririmbyi, reka kugendana n'abatizera uri umuririmbyi. Ntabwo abyumva kuko imyaka arimo iragoye. Ariko navuga ngo ni imyaka arimo, ni generation turimo, cyangwa se ikinyejana turimo. Abantu bose kirabatwara mu murongo umwe, ab'umusaza, ab'umukecuru, abe ubyiruka, abe umubyeyi w'umugore cyangwa umubyeyi w'umugabo, bose kirifuza kubatwara mu murongo umwe. Ku bijyanye n'imyambarire, umusaza uko yakambaye nsigaye mbona ari nako n'umusore yambara, uko umukobwa w'umwangavu yambara nsigaye mbona ari nako n'umukecuru uri mu zabukuru nawe nsigaye mbona arizo style yambara. Imirimbo isigaye ari imwe. Ni ukuvuga ngo ese aka gakiza ni gute turagatandukanya n'iyi generation? Aho ngaho ntiharaza kubaho cya kintu kivuga ngo umuntu wambaye ukuntu kunuko, aho buri wese ahita avuga ngo uyu ni naka akora mu bijyanye n'ibi. Ese for example, mu gihe ngewe ngize gutya nkakubona yego wambaye imyenda miremire, ariko none usanze mu mafuti y'isi, ibi bintu reka twinjire mu byanditswe. Reba ijambo usoma rya Bibiliya riza ribishimangira, ku buryo n'umuntu ukurikirana ikiganiro yumve ko ibyo tuganira bifitanye isano n'ijambo ry'Imana. Wenda nubwo ntakaganya mu ijambo, reka bivuge gutya, umuntu mbere akizwa inyuma, mbere y'uko umuntu akizwa mu myambarire aba agomba gukizwa mu mutima. Mu mutima
niba utaragira mwuka we ukwereka ikibi n'ikiza muri uyu murimo ukora wahamagariwe. Mu murimo si mu kabari, mu murimo si mu isoko. Bivuze ngo ibikorerwa mu kabari ibyo mu kabari, ibikorerwa mu isoko n'ibyo mu isoko. Ahubwo nibaza impamvu tutakora ibyo mu rusengero ngo bibye mu rusengero, bibyo mu rusengero. Tugafata ibyo mu kabari, tugafata ibyo mu isoko, tukabyina mu rusengero. Urumva ikibazo cyane imyambaro yo tube nk'abayirekaho gato. Agakiza ka none sinzi ukuntu kameze, ntabwo gacanguye, ntabwo kakavanguye n'ibitari mu gakiza. Dufata ibitari agakiza tukabivanga n'iby'agakiza. Noneho kurusha itara ari umunyamayeri. Sito tuvuga ku myenda miremire, haje imyambaro Imana ifite ukuri igira ibintu ikumirwa. Yambaye ikanzu igera hariya ku maguru, wareba ugasanga pasi iragera. Ni umwuka mubi wa gishitani. Bivuze ngo uko imyambarire igenda ihinduka, ahubwo ati nubwo watangiye kwambara imyenda migufi ni mibi, reka mwereke tujye dupasura duhere hano tugeze mu itako yambaye muremure. Yesu yaravuze ngo mureke urwo rukungu rukorane n'amasaka, hanyuma mureke abo bambara sex bagendane n'abambara nk'abana b'Imana. Imana n'urukundo, ariko urwo rukungu ifite uko izarugenza. Uri kumva Imana neza ikavuga ngo abakijijwe neza cyangwa se abitwaye nk'uko mbishaka naba yego barabwirwa, nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Urumva urababwira cyane ko n'izi nama n'iki kiganiro tunagitegura, birashoboka yuko n'umwe mu rubyiruko bari kumva iki kiganiro atari ubwa mbere abujijwe kwambara imyambaro y'urukozasoni, atari ubwa mbere abujijwe kwambara imyenda iri sex. Uri kumva niko bayita, niko kabyiniro bagireze gute bayihaye. Ase meaning ya sex ni iyi. Sex mu Kinyarwanda ni na ndereka mubwira ko mbyumva no kwambara imyenda ngiri kuri tayi. Oya, sex mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni ibikorwa bijyanye n'ubusambanyi. Sex nuko kubisobanura nta bivugira imbere y'abantu. Nuko ngo mwambaye imyambaro ijyanye n'ibikorwa bijyanye n'ubusambanyi, ntabwo ari imyambaro irabagaragaza nk'abana b'Imana, irabagaragaza nk'abantu babaswe n'irari ry'uko isaha n'isaha mushobora gusambana. Ko nyekintu kiri sex ukiri aho hari umupasiteri wigisha avuga ngo hari ibintu bajya bibeshya, ugasohoka mu nzu wambaye umwenda uri sex nk'uko yavugaga, ngo bakubwira ngo ni uburenganzira bwanjye, ngomba ngo ndiyambariye. Aravuga ngo uribeshya, ntabwo wiyambariye, wambariye abatuye isi, wambariye rubanda muturanye, wambariye pasiteri ukuyoboye. Niba wiyambariye byambara ugume mu nzu, usohoke. Wiyambariye byambara ugume mu nzu. Baravuga ngo vuga mu bantu witware neza, ngo mba nivugira. Ntiwivugira, uvugira abantu abo kumva. Niba ushaka ko kwivugira, vugira mu nzu n'ibyo ngibyo. Bivuze ngo ibyo dukorera bene data hano hanze, imbuto badusoromaho nizo tuzasarura. Banyarwanda mwakomeje kugenda mukurikirana ikiganiro, ni ikiganiro twavugaga ku bijyanye n'imyambarire cyangwa se n'imyitwarire y'urubyiruko rwa none, cyane cyane mu madini ndetse no mu matorero. Ibyo ni ikiganiro twateguye tutagamije kuza kureba uruhande runaka dutocaringa, ahubwo ni ikiganiro twateguye kugira ngo nimba nawe wisanga muri ibyo bikorwa ube wabireka cyangwa se ube wagarukira aho ngaho, cyane ko habwirwa benshi hakumva beneyo. Bivuze ngo nimba mu ikiganiro ukumva turaba turarego muri abo benshi babwiwe nturimo, ariko hari n'umuntu iki kiganiro cyafashije. Noneho mukore subscribe, musharinga ibiganiro. Mbibutsa ko kuri Dorka TV ni cyane tuzajya tubanyuzaho ibiganiro bitandukanye
yaba ibiganiro by'isanamitima, ibiganiro bishingiye gukomora imitima ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima n'imibereho bya Kristo.